Mwaramutse. Imbere y'ingoro y'urukiko rwa Kicukiro ruherereye Kagarama, twaje ku isaha ya saa 12 tuje gukurikirana urubanza rw'umunyamakuru mugenzi wacu witwa Fatakumavuta. Uyu nguyu akaba akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, guhoza umuntu ku nkeke, gusebanya mu ruhame no kuvuga amagambo atari meza, nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira yabitangaje ko yamuteye muri yombi nyuma yo kuba babanje kumuganiriza ariko akaza kubirengaho. Nyuma yaho ngaho yaje gukorana ikiganiro cyo gukora ikiganiro, avuga ko kugira ngo RIB izamuhamagaza yongere kwitaba, nuko yavugaga yuko agomba kuzatugeza RIB ikaza ikamwitwarira. Nyuma yuko rero mwisoma anza aho yaje kubazwa, yavuze yuko ndetse n'umwunganira adakwiye kuburana cyangwa gutangira ibazwa kuko dosiye y'ibyo akurikiranyweho byose atari yamaje kuba yabikusanya. Kuri uno munsi rero tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 2024 niho mubibona cyangwa muri mukubona mu mashusho agezwa ngo hariko dushimira na polisi y'u Rwanda aho itwemerera cyangwa itadukumira mu rwego rwo gutangaza ibyo tuba twakurikiyeho. Ariko tubibutse ko Fatakumavuta RIB yanatangaje cyangwa polisi bamusanganyemo ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye ngo byanamurenze uko yakoreshwaga n'ibyo cyangwa icyo bakwita urumogi cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Nk'uko rero tugiye gukurikirana isomwa ry'urubanza cyangwa uburyo agiye gutangira yiregura kuyifunga n'ifungurwa. Uyu nguyu rero Fatakumavuta yagaragaraga ko ngo yagenda agatoteza abenshi bagiye batandukanye. Murabizi ibyo yavuze kuri The Ben, murabizi ibyo yavuze kuri Meddy, murabizi byinshi atangaza, dore ko yari umusesenguzi, aho benshi banavugaga ko uyu nguyu ashobora no kuba yishyurwa akajya gusebanya mu ruhame. Nk'uko rero mubona ingoro y'ubutabera ya Kicukiro niyo duhagaze, abanyamakuru ni benshi, bamwe ntibaraza nazo twakazindukiyemo, ariko tugiye gukurikirana ibyo Fatakumavuta aza kwisobanura cyangwa kwiregura, nabyo turagenda tubagezaho muri rusange. Ariko ntibikwiye yuko ushobora kuhabwa umwanya cyangwa kwiha umwanya ukajya ku mbuga nkoranyambaga ugasebanya abantu. Batubwiye ko hari byinshi tunatangaza, hari byinshi tunavuga bigiye bitandukanye. Batubwira ko hari ibyaha dushobora gukora tutabizi, turimo turasesengura. Ariko Fatakumavuta ikintu akoze nuko akiva mu modoka ya polisi turimo turamukamera, aratubwira ati mwaramutse, nayo tuvuga twaramutse kandi turahari. Yego ikintu cya mbere ni amakuru, kandi Fatakumavuta abera abandi urugero cyangwa n'abandi bagiye batandukanye bagenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ugasanga umuntu arasebye undi. Ariko yindi nkuru nayo navugira amanga abadukurikiye nuko polisi yamaze gutangaza, nako RIB amaze gutangaza yuko n'uwitwa Sarongo yatawe muri yombi. Byose rero tujyana tubibagezaho, mukore subscribe, like, share ndetse na comment, twajye kubana mu yindi nkuru ikurikira ngiyi, ibyabereye mu rukiko, ibiza kuvugirwa mu rukiko turaza kubibatangariza. Ariko Fatakumavuta uko uri mu maso ye arijimye, urumva iyo umuntu afunzwe, iyo umuntu afunzwe ubwo bari bwinshi, agatekera none itangazamakuru buryo baraje kumufata amavideo. Yari yambaye rwose sandari nziza, ku ruhara rw'ameze fresh, gahunda zose ziri ku murongo. Ariko reka dutegereze uko biza kugenda muri rusange. Tubane mu kanya. Kigali News 50, mukore like, share ndetse na comment. Ariko mbabwire ko bamwe na bamwe barimo kunga ngo kuki tutakikubona inkuru ze byagenze bite, maze iminsi ndwaye nameze neza, ariko nitwigira tunanirwa kereka iyo twigirishije.